muraho neza nanone abakurikira ibiganiro bya cano ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, mugira amahoro y'Imana. Muri kumwe nanjye nkuko bisanzwe ni Rumari Ntwari nkunda amahoro. Uyu munsi tugiye kongera tugirana ikiganiro gishishikaje cyane, mube hafi kandi hamwe kugira ngo nimucikwe n'ibyo tugiye kuganiraho. Ese wigeze ujya nko mu rugo rurimo umuntu mukuru, umuntu ukuze, umubyeyi nka nyogokuru, nyogosenge cyangwa se nyokorome, akakubwira ati nyamuneka wigira utya kirazira, cyangwa se ati urajya witwararika iki ngiki, iyo utagikoze birasema, birakungura, bigira ingaruka mbi runaka ku buzima. Niba byarakubayeho rero, ibyo nibyo byitwa imiziririzo, imiziro mu kinyarwanda. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mibanire, ikinyabupfura, imyitwarire ikwiriye ndetse n'imiziro n'imiziririzo bishingiye ku masano abantu bagirana mu kinyarwanda, mu muco nyarwanda. Mu minsi ishize, mu kwezi gushize Ukwakira, nagiye gusura umuryango w'abantu bakuze ndi kumwe n'inshuti yanjye. Nuko iyo nshuti yanjye muri urwo rugo hari kwa mushiki wayo. Ni inshuti yanjye yitwa Rukundo, ni umugabo. Nuko tuhageze twari tugiye gusura mushiki we wabyaye, nuko aterura umwana wa mushiki we nk'umuntu nyine umufitiye ubwuzu, ubonye uruhinja. Ariko twese abari aho ngaho bakuru tubizi, turamagirira tuti buretse nta muntu uterura umwishywa amara masa. Ese ibyo ngibyo wari ubizi? Ibyo rero kimwe n'ibindi byinshi biziririzwa bishingiye ku masano mu kinyarwanda nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Mbere na mbere turahera ku kureba imyitwarire, imibanire n'imico ishingiye ku masano nyine mu kinyarwanda ya rusange. Hanyuma nitumara kuyivaho turibanda by'umwihariko ku bintu biranga abishywa na ba nyirarume bagomba kwitondera mu mibanire yabo, kubera ko biziririzwa mu muco nyarwanda, bagomba kwitwararika. Mbere na mbere muzumva ko habaho amazina mawe na dawe bashaka kuvuga ababyeyi. Kirazira kikaziririzwa mu muco nyarwanda guhamagara ababyeyi mu izina, ababyeyi bawe. Urugero, niba so yitwa Mugabo, ntabwo ugomba kumuhamagara ngo Mugabo, oya, ugomba kumwita so, ukamwita data ndetse na mama kuri nyoko. Ntabwo rero ababyeyi bahamagara mu izina, ibyo abenshi barabizi. Wenda uba ari nk'umuntu muto udukurikiye, nawe wabimenya, ariko nta muntu uhamagara ababyeyi mu mazina yabo. Ikindi twakurikizaho ni uko bijyanirana, nta muntu uhamagara ba sebukwe na nyirabukwe mu mazina yabo. Turabibutsa ko twakoze ikiganiro gisobanura byimbitse amasano mu kinyarwanda. Niba utayazi cyangwa icyo kiganiro utarakireba, kiri kuri channel yacu, wakireba cyangwa ukareba aho ngaho mu kirahuri cy'igikoresho urimo gukoresha, iyo link ukayikandaho ukajya kuri icyo kiganiro ukamenya amasano y'ikinyarwanda mu buryo bwimbitse. Sebukwe rero w'umuntu ni umubyeyi w'uwo bashakanye. Niba ufite umugore cyangwa umugabo, ababyeyi be, uw'umugabo ni sobukwe, hanyuma uw'umugore ni nyokobukwe. Ntabwo rero sobukwe na nyokobukwe ugomba kubavuga mu mazina yabo. Akenshi mu kinyarwanda turavuga tuti muzehe na mukecuru iyo ushaka kuvuga sobukwe na nyokobukwe. Ikindi, uzakunda kubona abantu bakuru batsinda ba sebukwe na nyirabukwe. Gutsinda umuntu ni ukutamuvuga mu izina, ukamuha icyubahiro, ugakoresha irindi jambo riganisha ku gisobanuro cye, ariko utavuze izina rye nyirizina, kubera ko nyine umwubaha, umutinya kandi umwubahiriza, ukamutsinda. Uzumva rero abantu bakuze batsinda ba sebukwe. Ntabwo uzumva umuntu w'umugore ukuze w'umubyeyi avuga mu izina sebukwe, ahubwo azamutsinda. Hari umugore nzi, sebukwe yitwa Sebishyimbo. Mu rwego rwo kugira ngo amutsinde, ntabwo ajya avuga ngo ibishyimbo, ahubwo aravuga ngo ibiharage. Hari n'andi mazina menshi abantu batsinda kubera ko ababyeyi babo bayitwa cyangwa se ba sebukwe. Mu kinyarwanda rero nta muntu uvuga sebukwe mu izina cyangwa nyirabukwe.
indi miziro twavuga nko kuba nta muntu ukwiriye gushakana n'umuntu bafitanye isano ya hafi. Ntabwo ukwiriye kurongora mushiki wawe cyangwa kurongorwa na musaza wawe, kirazira. Ntukwiriye kandi kurongorwa cyangwa kurongora mubyara wawe, nubwo hasigaye haradutse imvugo ngo ababyara barabyarana, ariko burya mu muco nyarwanda ntabwo biboneye, ntibikwiriye. Ntukwiriye birumvikana kurongora umuntu niyo mwaba muhuje umubyeyi umwe ariko mukaba muri abavandimwe, kirazira ko mwabana mukabana nk'umugore n'umugabo. Iyo nayo n'indi kirazira ishingiye ku masano tugomba kwitondera. Ikindi kandi hari ikindi kintu kimeze nk'umuco, nk'indangagaciro no kwiyubaha. Ntabwo kizira ariko ni indangagaciro ikwiriye kuranga abantu b'abagabo. Si byiza kurara kwa sobukwe. Urugero, umuntu w'umugabo wararongoye nyine, ufite sobukwe na nyokobukwe, ntabwo ari byiza kujya kurara iwabo. Niba ugiye no kubasura, ikiza nuko wataha ku manywa, ikiza nuko wataha hakiri kare aho kugira ngo urare kwa sobukwe. Niyo rero imvura yagwa, niyo inkuba zakubita, ukwiriye gushaka ukuntu utaha hakiri kare nk'umuntu w'umugabo, ariko si byiza kandi ntibikwiriye gutimaza ukarara kwa sobukwe. Ibyo nabyo rero uzakunda kubona abantu b'abagabo babikora bakuze, buriya babikora bashaka kwiyubaha ndetse no guhagarara ku ishema ryabo. Si byiza rero ko watimaza rwose ukarara kwa sobukwe ntacyo wishisha. Muri rusange iyo ngiyo ni imwe mu myitwarire ndetse n'imigenzo ishingiye ku masano iba mu mibanire y'Abanyarwanda. Gusa ikindi kintu cy'ingenzi nta kwibagirwa kuvugaho ni nyirasenge w'umuntu. Nyogosenge ni mushiki wa so, ku batabizi cyangwa se bajijinganya. Nyirasenge w'umuntu rero agira umwanya ukomeye mu buzima. Murabizi ko mu muco nyarwanda umukobwa ugiye kurongorwa abanza kuganirizwa na nyirasenge, akamwigisha uko urugo rwubakwa, uko bita ku mugabo, uko bitwararika mu mibanire y'abashakanye, akamuha impanuro nka nyirasenge. Nyogosenge rero aba afite umumaro ukomeye. Icyo akora kigomba kwitondera ni uko habaho n'umuvumo wa nyogosenge ukomeye kandi ukurikirana abantu. Umuvumo ku batahuzi ni ukuntu umuntu yaturiraho undi amagambo agamije ko ikintu runaka kizamubaho. Urugero, akabwira ati ndakuvumye bizagende bityo. Akenshi ni ibintu bibi bavuma abantu. Ndakuvumye ntuzabyare, uragapfa utabyaye, cyangwa se uragapfe ukiri muto, akaba yakuvuma gukenyuka n'ibindi. Abantu bakuze rero b'ababyeyi bo mu muryango barakuvuma. Iki ni ikiganiro wenda tuzakora kindi kijyanye n'umuvumo, kureba ngo ese imivumo koko irakora, ese imivumo iteye ite mu mico ndetse n'imyitwarire bya Kinyarwanda. Ariko umuvumo ni ikintu gikora kandi kibaho. Umuvumo rero wa nyogosenge ukaba uwo kwiharira, ukaba ari umuvumo wihariye cyane kubera ko umuvumo we urafata cyane. Uritondere rero umuvumo wa nyogosenge, ujye umwitwararika, umwitwareho neza, umwubahe kandi umwubahirize kugira ngo hatazavaho akuvuma nuko bikagukurikirana. Ngiyo rero imiziro, ngiyo imyitwarire idasanzwe iranga abantu ishingiye ku masano uyu munsi twari kugarukaho. By'umwihariko ariko reka dukurikizeho noneho igice cyihariye cyo kuvuga ku mibanire ishingiye ku miziririzo n'imyitwarire iboneye hagati ya ba nyirarume n'abishywa babo. Nyirarume w'umuntu ni musaza wa nyina, hanyuma umwishywa w'umuntu ni umwana wa mushiki we. Hagati rero y'aba bantu bombi, yaba ari nyirarume ndetse n'umwishywa we, habamo imiziro, hakabamo n'ibyitonderwa byinshi mu muco nyarwanda. Nk'urugero natangiriyeho mvuga mu nkuru y'inshuti yanjye Rukundo hajyanye gusura mushiki we yabyaye. Impamvu twamwamagiriye agiye guterura umwana we ni uko ari nyirarume kandi akaba nta kintu yari agiye kumuhereza. Kirazira rero kikaziririzwa guterura umwana wa mushiki wawe, umwishywa wawe, amara masa nta kintu umuhaye, kubera ko ibyo bituma usaza ususumira. Gususumira ni kwa kundi umuntu ukuze atangira gutitira, ukabona aratitira kubera gusaza mu busaza bwe. Kirazira rero guterura umwishywa nta kintu umupfumbatishije. Niyo mpamvu igiye guterura umwishywa ugomba kumupfumbatisha nk'amafaranga
imbuto runaka cyangwa ikindi kintu kugira ngo wirinde uwo muvumo wo kuba wazasusumira. Kirazira kandi kuriza umwishywa. Amarira y'abishywa arasema, atera ibibazo. Nyamuneka uzitondere kubabaza abishywa bawe. Niba ufite abashiki bawe bafite abana, ujye witondera kuba wabariza bidashyize mu gaciro. Ntituvuze ko utahana umwishywa umucishaho akanyafu yakosheje, ariko guhemukira umwishywa by'ubugome n'ubuhemu bigatuma arira. Ayo marira ye arasema, aragukungurira, akaba yazakugiraho ingaruka ahazaza. Bityo dukwiriye kwirinda kubabaza abishywa. Undi muziro uri hagati y'aba nyirarume n'abishywa ni uko nta muntu ugomba kwambarana imyambaro n'umwishywa we cyangwa ngo bayitiririkanye. Ibi ngibi ngo bitera ubutindi, ubukene, gutizanya cyangwa kwambarana imyambaro n'umwishywa wawe cyangwa na nyokorome. Murage rero mubyitwararika hato bitazabatera ubutindi kandi wenda mwari abatunzi cyangwa mwari abo kuzatunga. Kirazira nyamuneka tujye tuzubahiriza kandi tuzumvire. Ikindi, kirazira kandi kikaziririzwa ko umwishywa yaryama ku buriri bwa nyirarume. Kuba barara nabyo noneho n'isakirego kirazira, kubera ko kurara ku buriri bwa nyirarume biramukenya, bikenya nyirarume, biramusemera, bikaba byatuma apfa akenyutse. Gupfa ukenyutse no gupfa ukiri muto, imburagihe, igihe kitageze. Kirazira rero kurara ku buriri bwa nyokorome. Kirazira ko umwishywa wawe yakurarira mu buriri. Mujye mubyitwararika, kirazira mu muco nyarwanda. Si ibyo gusa, kuko hari kirazira nyinshi mu muco nyarwanda zishingiye ku bishywa ndetse na ba nyirarume. Nanone kirazira ko umwishywa yanyara, yakwihagarika kwa nyirarume cyangwa se akayiyuhagirira. Ibi ngibi bica inka, bituma inka zicika bikazisemera, urwo rugo rukaba rwashiramo inka kandi nyirarume yari umutunzi. Kirazira rero ko mu muco nyarwanda gakondo umwishywa yihagarika cyangwa akiyuhagirira kwa nyirarume. Ikindi kizira ni uko umwishywa yakwinjira mu kiraro cy'inka za nyirarume. Ibi ngibi ngo bituma izo nyana zipfa zigashira, kugira ngo byirindwe nuko gusa uwo mwishywa hagira umuntu umuhera amata muri icyo kiraro. Nayo yinjiyemo mu kiraro cy'inyana ntihagire umuntu umuheramo amata, bituma izo nyana zishira, zigapfa zigashira. Abishywa rero mujye mwirinda kwinjira mu biraro bya nyokorome, mutazava mubamaraho inka bakaba boro kandi barabatunze. Ikindi kizira mu muco nyarwanda hagati ya ba nyirarume n'abishywa babo ni uko umwishywa yaca ikoma mu rutoki rwa nyirarume. Guca amakoma mu rutoki rwa nyokorome ngo bituma rucika, nuko insina zigashira, urutoki rukarimbuka. Niba rero nyokorome ari umuhinzi mworozi akaba afite inka cyangwa se afite n'urutoki, uramenye jya witwararika kuba wakinjira mu kiraro cy'inyana ze cyangwa se ugaca ikoma mu rutoki rwe, kuko bisema bigaca inyana ndetse n'insina nk'uko tumaze kubisobanura. Ikindi kandi cyaraziraga cyane mu muco nyarwanda ko umwishywa yahengereza mu kigega cya nyirarume. Ikigega cyari ikintu bubakaga baboshye, tuzakibereka mu biganiro tuzakora nyuma bijyanye n'umuco nyarwanda nyirizina wa kera. Habagaho rero ikintu bubakaga, hanyuma bakajya bagihunikamo imyaka bejeje basaruye, kikitwa rero ikigega. Iyo umwishywa rero ngo yahengerezaga mu kigega cya nyirarume, byatumaga ikirinda gisaza kituzuye. Ni ukuvuga nyirarume ateza neza ngo arumbukirwe, ngo atunge ab'umukungu atunganirwe. Kirazira rero kikaziririzwa kuba wajya guhengereza mu kigega cya nyokorome. Umenya wenda ubu ngubu twabigereranya no kureba mu ikofi ya nyokorome, cyangwa se wenda kureba kuri konti ye kuri banki. Ni urugero ariko ngereranyije. Tubyitondere rero kuko ngo birasema, bikaba byatuma nyokorome ahinduka umutindi cyangwa se ntazakungahare nk'uko bikwiriye. Ibi rero ni ibintu bizira cyane. Ikindi kintu cyo kwitondera hagati ya ba nyirarume n'abishywa babo ni uko iyo nyokorome ngo aguhereje ikirembe, sinzi niba kuri ngo hari abantu bakirya ibirembe, ariko iyo yaguherezaga ikirembe mu Rwanda rwo hambere ukacyakira ukacyemera, ngo byagushiririzaga amenyo. Ese ikirembe abatoya wenda ubu ngubu bashobora kutakimenya.
Ikiremve rero ni ibyo kurya bakoraga mu maraso y'inka. Hari ikintu cyitwaga kuzirasa amaraso, aya bita amatezano. Nanone bafata rero inka bakayizirika, bakayirasa ku mutsi, baba babizi abarashi bazo, bakabariranya bakayirasa ku mutsi utayihitana, nuko bakayitega nk'uruho cyangwa ikindi kintu cyajyamo amaraso, wenda nk'icyungo, imbehe cyangwa nyine uruho, nuko bagategaho amaraso akajyamo. Ayo maraso bakayatereka akavura, maze bakajya bayashyira mu byo kurya nko mu bishyimbo by'imitonore. Abakuru bavuga ko byaryohaga cyane. Nta kiremve nariye, ariko abakuru bavuga ko ikiremve ngo kiryoha cyane. Iyo rero nyokorome yaguherezaga ikiremve, abana dore ko babikundaga kubi, ukacyakira ukiherejwe na nyokorome, ibyo ngo byatumaga ushirira amenyo. Uramenye rero nyokorome naguhereza ikiremve ntuzacyakire, uzamubwire wenda gitereke hasi, ugiherezwe na nyoko wanyu cyangwa ugiherezwe na so wanyu n'undi muntu uri aho ngaho, ariko wirinze ko cyava kuri nyokorome. Kandi nawe niba uri nyirarume w'umuntu, ntuzamuhereze ikiremve kugira ngo hato utamushiririza amenyo. Hari imiziro rero myinshi hagati ya ba nyirarume ndetse n'abishywa, ariko iyo ngiyo ni iy'ingenzi. Myinshi muri yo tugarutseho kugira ngo tujye twitwararika, tumenye ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora mu muco nyarwanda. Hari abo rero niyumvise ngo barongora abishywa babo, umuntu akarongora mwishywa we akamugira umugore. Ibaze niyo mudakwiriye kurara no ku buriri bumwe, atanakwiriye kwihengereza mu kigega cyawe, cyangwa ngo abe yacikoma byo kubangamo ingata mu rutoki rwawe, cyangwa yewe ngo anakine atamba yerekeza mu kiraro cy'inyana zawe, ahubwo noneho ukarenga ibyo ngibyo ukamurongora ukamugira umugore. Urumva ko byo ari sakirirego. Twitwararike rero hagati y'abishywa n'abaramu, ndavuga na ba nyirarume, kugira ngo bitazavaho bidusemera bikaba byadutera ibibazo. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko njya nkunda kwibonana abana batoya batarakura bakunda kurya intoki, kuzitamira. Ukabona umwana wenda atamiye urutoki rw'igikumwe cyangwa urundi rutoki, musumba zose n'izindi ku kiganza. Biriya rero kirazira gutamira urutoki rwawe, kubera ko bisemera nyokorome. Sinzi impamvu imiziro yose iza isanga ba nyirarume, isange ba nyina w'umuntu, isange ba nyirasenge, ikaza isanga nyirarume. Ariko nta kundi niko umuco umeze, tugomba kubyitwararika. Niba rero ubonye umwana wawe arimo atamira urutoki, mubuze udatindiganyije, kubera ko yaba arimo asemera basaza bawe niba uri umugore, cyangwa se akaba asemera baramu bawe niba uri umugabo. Nuko rero kutamira urutoki ku mwana ngo bisema ba nyirarume. Ibyo rero ni ibintu byo kwitondera, bigomba kuturanga mu muco nyarwanda, ko tugomba kuwugarura aho twatubiye tugacikanwa, cyangwa se tukabivangavanga, tukavanga n'uruzungu rwateye, kugira ngo umuco wacu utazazimira. Gusa ushobora kuba wumvise dukomeza kuvuga abishywa na ba nyirarume, twabisobanuye isano icyo ari cyo, ariko nanone hari ikintu cy'ingenzi cyabagaho mu muco nyarwanda. Ntabwo abana ba mushiki wawe byanga bikunze bahitaga bitwa abishywa, ngo n'ino miziro n'imiziririzo twavuze igendane nabo. Mu muco nyarwanda abishywa ni abishywa bakowe, ni ukuvuga mushiki wawe yararongowe, umugabo we yaramukoye, baramumushyingira, baramumuhekera, baramumushyikiriza, nuko barabyara, Imana zibaha umugisha, babona urubyaro. Icyo gihe abo bana ni abishywa bawe. Iyo rero abishywa babaga batarakowe, ni ukuvuga mushiki wawe yararongowe adakowe, wenda mwaramutanzemo umugeni w'ineza, umugeni w'ubuntu udakowe, cyangwa se akabyarira mu rugo. Ntibyakundaga kubaho, ariko byabagaho, akabyarira mu rugo agatwara inda y'indaro. Icyo gihe abana yabyaraga ntabwo babarwaga nk'abuzukuru, abishywa mu by'ukuri nk'abakowe, ahubwo bitwaga nkuri nkobwa, bishaka kuvuga ko ari abana babyawe kuri nyina utarakowe. Bityo n'ino miziro yindi twavuze hagati y'abanyirarume n'abishywa ntabwo yakoraga kuri abo ngabo, ngo umwishywa utarakowe yafatwaga nka rubanda mu bandi kuri nyirarume. Ngayo rero amateka, ngiyo imyitwarire, imigenzo n'imiziririzo ikwiriye kuranga abantu bishingiye ku masano bafitanye mu muco nyarwanda. Mwakoze rero kudukurikira,
niba wakunze iki kiganiro ntibagirwe gukanda like kugira ngo tumenye ko birimo gufasha abadukurikira, kandi niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel ukande subscribe kugira ngo ibiganiro tuzashyiraho ubutaha bizakugereho bidaciye hirya no hino. Mwakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, mugire umugisha w'Imana, naho ubutaha.